Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Gacurabwenge, umurenge ni uwa Byumba, akarere ni aka Gicumbi, bavuga yuko bahangayikishijwe n'amashuri y'incuke y'abana bakiri batonya kubera ko aya mashuri arimo arasadagurika cyane. Nawe birebesheje amaso yawe nk'uko uri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, urabona yuko iri shuri ryangiritse cyane, urabona yuko iri shuri ryasadutse. Iri shuri rero ryigamo abana batonya b'incuke kuva ku myaka 5 kuzamuka kugera ku myaka yenda nk'umunani 15, aribyo twita materineri ya mbere, materineri ya kabiri. Rero aya mashuri abaturage bavuga yuko yamaze gusenyuka kugeza izi saha. Rero abana babo ntago baba batekanye kubera ko isaha n'isaha iki gishuri cyagwa ugasanga cyangije bano bana. Niyo mpamvu rero abaturage basaba ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ko iri shuri ryasanwa bikiri mu maguru mashya, ritarasenyuka ngo rihitane ubuzima bw'abana babo baba barimo kwiga kugira ngo bamenye ubwenge. Bino rero abaturage babikomoje nyuma yuko igikuta kimwe cyasadutse cy'uruhande rumwe rw'ubumoso, ntari buze kubereka. Mu gusaduka rero ishuri rirarangara kugeza izi saha ngo barimo bararisana bakoresheje ibigigi ndetse n'icyondo. Bino abaturage bakavuga yuko byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abaturage barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ko ibingibi byarebwaho, aya mashuri bakayubaka neza, bakayavugurura kugira ngo abana bazajye biga bari safe. Bino rero umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Gicumbi yabivuzeho, avuga yuko aya mashuri agiye kuyarebaho ndetse akayigaho, akareba uburyo ke rino shuri ryasanwa, dore ko bavuze ko ryari no muri poroje. Ariko ikibazo cya rino shuri yararize ariko ntago yarazi ko ryasenyutse bigeze hano. Ariko umunyamabanga nshingabikorwa avuga yuko iki kibazo cy'ishuri agiye kucyitaho ndetse akakireba akagishakira igisubizo, dore yuko anasobanura yuko aya mashuri amwe n'amwe atubatse neza cyangwa agomba kuvugururwa ndetse byagombaga gutangira mu no mwaka wa 2026. Bivuze ngo n'iri shuri ririmo. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero yasezeranyije abaturage yuko iri shuri agiye kurirebaho ndetse bakaryubaka muri poroje cyangwa mu kigega cy'akarere. Bagomba gukuramo amafaranga bakubaka rino shuri cyangwa bagasana rino shuri. Ntabwo rino shuri gusa, ahubwo harimo n'andi mashuri menshi azagenda asanwa. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Kamonyi. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kamonyi mu mirenge itandukanye igize akarere ka Kamonyi, Nyamiyaga, Nyarubaka, barasaba ubuyobozi kubagoboka nyuma y'imvura nyinshi iguye ikabasenyera ikabangiriza. nk'uko mubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko imvura yaguye ari nyinshi isenya ino nzu, ndetse murabona yuko n'imvura yaguye ari nyinshi imivu iratemba. Iyi myaka rero nibwo yangiritse. Niyo mpamvu abaturage basabwa kugobokwa kubera ko ibingibi biratuma inzara iza kubica bitewe n'ibyo bahinze kugeza izi saha, bakaba batarasaruye kugeza izi saha bari mu gahinda n'amarira bitewe n'imvura yaguye ari nyinshi ikabangiriza imyaka. Imvura yaguye ku itariki zisanga 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo imvura yaguye ari nyinshi irimo imirabyo ndetse n'imihindagano. Nibwo rero yangije inzu irasenyuka ndetse yangiza n'imyaka y'abaturage nayo kugeza izi saha umuvu watwaye imyaka. Abaturage rero barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi yuko bwabagoboka kubera ko ubu ngubu bafite inzara ikabije iteye ubwoba. Bamwe bavuga yuko bafashwa bakubakirwa amazu yabo imvura yasenye kugeza izi saha. Rero bari mu gahinda n'amarira. Incamake y'amakuru. Nimero bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu kagari ka Gacurabwenge ho mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi, aho abaturage basaba inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano ko hano mashuri yabo agiye gusenyuka. Aya mashuri yigamo abana b'icuke, materineri ya mbere. Ubwo bano bana ubuzima bwabo buba buri mu kaga bitewe n'ano mashuri yasataguritse. Kugeza izi saha abaturage baba bafite ubwoba bwinshi cyane. Iyi mvura iguye baba bafite ubwoba, bahangayitse yuko iyi mvura cyangwa iri shuri rigomba kubagwaho. Kugeza izi saha rero abaturage barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ko aya mashuri bayavura cyangwa aya mashuri bayubaka. Umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze ko aya mashuri agomba kuyitaho, ndetse bavuga yuko uyu mwaka wa 2026 aya mashuri agomba kubakwa mu maguru mashya. Ngayo nguko rero,
reka twerekeze mu karere ka Kamonyi. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kamonyi mu mirenge itandukanye igize akarere ka Kamonyi, umurenge wa mbere, Nyamiyaga, Nyarubaka, barasaba inzego z'ubuyobozi ko bwabashumbusha bitewe n'ibihombo bahuye nabyo. Imvura yaguye ku itariki 3 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka wa 2026 yaraguye ari nyinshi, yangiza imyaka ndetse inasenya n'inzu. Kugeza izi saha bari mu gahinda n'amarira, barimo barasaba ubufasha banatabaza kubera inzu zabo zasenyutse ndetse n'imyaka yabo ikarimbuka. Nk'uko mubireba, iyi myaka yahuye n'uruva gusenya, imvura yaguye ari nyinshi, bakaba basaba ubufasha n'ubutabazi ko inzara igiye kubacinda mu nzu bitewe n'uko imvura yaguye ari nyinshi ikabangiriza imyaka. Nk'ayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira